ngo iki urishuba ubwo ndi kwibaza ukuntu irangegera yakoze mu isakoshi. Ego ko agahungu none kagiye mu isakoshi yawe gute? Numbaze bya bindi sibyo mba nkubwira byo kwigira umwana mwiza. Sikura umuhungu arakagegera nene navuze basi reka mba umwana mwiza bwari mwiza ngaye baze wa leti yanjye ubuse yarajugunye yayihaye mushiki we ebyiri ntuze reka tubyire reka ibyingegera reka turekane nayo umeze uti ariko yizera burya ngo ndanizera siparabanaga ko oui genda urebe uwo muntu Kamara ko nta muntu ndi kubona kandi hari umuntu wari ukumanza. Abuki? Ntaje reka nze mwireke. Gusa ninde waba uri gukina nawe? Nta muntu ndi kubona. Ese umuntu yakoma? Ukuri neza. Bitekerejeho ya myenda imyenda fungura buto bitekerejeho sanga ngomba kuba nambaye kwakura indebe kuko ndabona yankunda nta nabi wa mukobwa akora yaragukunda mwana aburetse tubanze turebe yaragukunda kabisa ngoga ninde mukobwa boss cyane umwana mwiza cyane mwiza w'inzobe nibirebire muri aka kanya naribazaga nti ese ari nawe yankunda nsa nabi yankunda nyine yankunda nta kintu ufite gusa ari nabyibuze yanyereza umutima mwiza nari mfite ibyiringiro yuko we byibuze ashobora kuba yankunda urukundo semana kumbona boss ari kwirukanka bimeze bite ko mutari kunsobanurira iki kibazo avuze ibintu byabaye mubwira Serina kama swindura imyenda ya kanzare mu isuka rangama Boss uramubonye ndamubuze pesi n'umuntu uri gukina nawe Serina ta ibyo wakomanze tubyihorere sikombera ko ufite umuntu kwita ntago yubure ni sheri se sheri rero oya ntago ari sheri gusa ntago yabura ko ntabwo ari sheri ntabwo ari sheri akanakwitaho mu buhe buryo se kuba wenda ari inshuti yanjye wenda n'abasinshari dusiganisha amabanga oya cyangwa ni James yego James njyewe James soba nta James turi kuri yewe hasi wamwemera wapi ko ari nta kintu kirimo nta kintu afite na wapi ntabwo byava jina wamwemeye wapi na ntabwo mukunda ntusumwa mushingiye kuki Bina njye sinzi impamvu uri kumwiyangisha afite hakurina kucyo uburi gihumbera akantu kari aho ngaho kagacucu oya ubugira ngo buri gihe ubugira ngo kamariza agaragare mu mahane akubwire na rina nukuri wituma mwita akantu kari aho kakagurya mwesura nongera ushaka gukundana na James nese ushaka nde yego wenda ndaza ntabwo mbizi ko ntabwo njyewe nakundana ariko rina uri kwibuka imyaka tugize yego imyaka ufite itakwemera ntabwo ari imyaka please nzaba nkunda ntabwo ari ngombwa ko nakundana utegereje kumera amahembe kare ubwo se usanze James ari Imana yakugeneye yego ko kandi ntabwo ari gukomanga ari kurumena umubwira bw'ikiraro rutwaje ndumiwe naho neza ninde ukuzanye hano ninde ukweba hano erega bajya bafata ntawe uyoba ku manywa nk'uko wenda ntawe mazi neza ko kumurangire neza nakureba u Rwanda atuye kugeza uko ashoboye uvuze umuntu wangiriye neza ntabwo nayoberwa ahantu atuye ngomba kugerageza uko nshoboye nyine
naza no kubashimira nanjye kugushimira neza wangiriye cyagiye unyeretse umutima mwiza ukora ku mutima umuntu arakuyoboye akugejeje hano ego uzi kuri ingegera burundu uzi kuri ingegera cyekera yego kubera iki se kuri ingegera kweri ntabwo nari nzi ko umuntu use ni ahubwo cyamfashe ni ko wasubirayo umuhanda wakuzanye ukagusubizayo use njye naje kugushimira basi ko wangiriye neza bwari ahubwo njye ndatunguwe uje gushimira ibiki cyangwa uje kuneka ibirano kugira ngo wongere uzaterura ahubwo burundu noneho inzu yose uyisambuye use nibye gute cyaje twarahunyera ku mutima mwiza umpita umutima mwiza ninjye kugushimira byibuze wowe ushimira wowe ushimira ushimira umuntu w'igisambu usa gutya umubare kuraje n'abaso gushya basi okay fasha usubireyo sohoka gira vuba ma haguruka ugende Dina reka umva reka tuvuganire hanze basi reka ibyo bintu nawe ndakwinginze katuganirire hanze mu gihe ntangiye kwibwira yuko abantu bose ari kimwe kumbe sinkamenye yuko ari umupangu wa Kamariza yamaze kubeshya ari nako ndi umujura yamaze kumwumvisha yuko namwibye yamaze kumwumvisha yuko ndi igigera yamaze kumwumvisha yuko ndi igisambo uri kunyumva neza wowe ikintu ugiye gukora ni kimwe ugiye kumpa umunota umwe wonyine ngo uhere ikinyarwanda irangegera ngo uhere ikinyarwanda irangegera n'ubundi ninjye bayiguteresha please ndakwinginze mbabarira nkwereke ikintu ndi bugukorere hanyuma ko navuga ugaceceka nyine Rina nari natunguwe kubona Rina ariko usigaye ubundi uwo ni wowe nashakaga kuva kera urumva usiko umunsi ugiye wihagararaho byagutwara iki wowe ugomba kwigira ku birenge byanjye mwana buretse wempereza umunota umwe mwereke ikintu ukorera okay sawa ubundi ko ari ingegera mba n'ingegera mbi butwi sawa MK I'm so sorry ndakwinginze pe uriya mwana w'umukobwa ibintu avuga byose ni ukuri uriya mwana arwaye mu mutwe ndakwinginze ntubitindeho ntubifate nk'ibyanyabyo ni ukuri ngusabye imbabazi ejo bundi nibwo bamuvanye kwa muganga niyo mpamvu ubona umunsi umwe yaba mwana mwiza undi munsi yaba mwana mubi ari kukwita umujura se wibye MK please ndagusabye ndakwinginze uramwana w'umusazi yes afite ikibazo mu mutwe niyo mpamvu duhorana niyo mpamvu mba muri iruhande please ndakwinginze ntubifate nk'ibintu bikomeye pe sibyo ukuntu udeze ukagira umutima mwiza uzi ukuntu kari akana keza ariko nyine byarivanze nyine dufite kwa nyogokuru wiwe nibo bamuroze ni kuriya rero ameze birajagura umunota umwe undi munota umwe ukabona buriya utinye ko tunamubwiriza koga please ndagusabye ntubifate nk'ibintu bya nyabyo ndakwingiye ese wowe wabaye ikiho kutanutse MK njyewe ntago ndi umuntu mubi nukuri ntabwo ari umuntu w'ubuze uburyo hano nyine ngaho basi bimbabarire biriya byose ndakwinginze ngusabye imbabazi njye ntabwo ndi umuntu mubi pe ngaho basi ngirira imbabazi nabajwe na kariya kana ndetse ukuntu kagira umutima mwiza ko n'uburyo ni agasazi gafite witindaho MK ni kuri ati mutunda gafite